Monsieur le ministre, le président Félix Tshisekedi était à Paris il y a quelques semaines. Et de cette réunion, il avait été en tout cas convenu qu'il y ait l'ouverture de l'aéroport de Goma pour l'aide humanitaire. Alors, un peu surpris de constater que de deux côtés, on a résisté à l'application de... Bwana Minisitiri Perezida yari Paris mu byumweru bike bishize kandi muri iyo nama hari hamaze kumvikanwa ko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa kugira ngo gitangire kwakira ubutabazi bw'ibanze. Ariko biratunguranye kubona ko impande zombi zanze kubahiriza icyo cyemezo. Nizihe mpamvu zabiteye? Ninde wabangamiye iki cyemezo cyo kugifungura? Patrick Muyaya ati mureke mbisobanure neza. Hari by'ingenzi by'ibanze bigomba kubanza kubahirizwa gufungura ikibuga cy'indege cya Goma n'inshingano ntakuka. Perezida wa Repubulika mu nama y'Abaminisitiri iheruka yongeye gushimangira ko ari ngombwa ko ikibuga gifungurwa nubwo abagiyoboye cyangwa abagifashe abakiri mu maboko bo bavuga ko ibintu byahindutse bikomeye cyane i Goma. Umujyi wa Goma ntiwigeze umera nk'uko wari umeze mbere. Wahindutse ahantu habera amakuba n'ibyaha bya buri munsi. Mwarabibonye namwe. Ikibabaje kurusha ibindi ni amagambo yigeze kuvugwa n'abari bafite imyumvire y'ivangura asa n'urwango bavuga ngo mufunge ikibuga cy'indege, mufunge banke. Babivugaga bibagiwe ko impamvu banke zidashobora gufungura ari uko hari ibyago bikomeye byo kwibwa kandi na banke zidashobora gushyirwa munsi y'ubugenzuzi bw'abantu bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birazwi neza ko M23 nabo bafatanyije bafatiwe ibihano mpuzamahanga, bityo rero ntibashobora gukoresha uburyo bwa banke. Ngira ngo mwebwe murabizi neza banke iyo ikoranye n'abantu bari kuri ofake ihita ijya mu kaga gakomeye. Umunyamakuru ati ariko se ipari hari abari bahagarariye ibikorwa by'ubutabazi niba ari ubufasha bwihutirwa ku kibyanze. Minisitiri ati nibyo ubufasha bwari buhagarariwe ariko none se kuki batangira gushinja abagira neza? Bavuga amagambo menshi adafite icyo asobanuye mu gisi yose izi neza ko hari ikibazo gikomeye cy'ubutabazi kiri hariya. Bavuga ko ari abarinzi b'abaturage ariko ntibavuga ijambo na rimwe iyo abo baturage bicwa cyangwa bakubitwa. Bavuga ko ari abarinzi b'abaturage ariko bamenye ko banke zidashobora gufungurwa kubera impamvu zifatika, bahita batangiza amagambo yuzuye inzangano. Sinifuza kongera kubivugira hano amagambo ashinyagurira abaturage bo mu misozi. None se twavuga iki koko? Biteye agahinda. Ni umukino mubi cyane uri gukorwa. Ntibivuze gusa ko dukina umukino w'umwanzi tukamureka agafata igice cy'igihugu, ahubwo biteye impungenge kubona yizera ko ashobora kuzana imigenzo ye yo gutoteza abantu ku mugaragaro mu mujyi hagati, akazana n'umuco wo gufunga ibintu uko ashatse. Kandi nimukibeshye abanyamakuru Goma ntibafite ubwinyagamburiro. Ibinyamakuru birabuzwa gukora bigahura n'ibibazo bya tekinike byigabije bituruka ku bushake bwo kubashyira mu rujijo. Niyo mpamvu uyu munsi hari icyifuzo gikomeye ko abanyekongo bose bakongera kwishyira hamwe bagakomeza gushyigikira Perezida wa Repubulika. Nkunda kubisubiramo, iyi ntambara ntirwana Perezida, irarwana abanyekongo bose. Impamvu nuko umutungo dukoresha mu ntambara twari kuwushyira mu bindi bikorwa by'iterambere. Uri umunyamakuru w'ubukungu wabonye neza ko twashyize ahagaragara ingengo y'imari ya miliyari 59 zirenga miliyari 20 z'amadolari mu gice igihugu kiri mu ntambara kandi n'uturere dukomeye two mu majyaruguru tukaba tudatanga imisoro uko bisanzwe. Ariko mwabonye umuhate wacu. Naharamutse mvuga ko nimara kurangiza tuzahita dufatanya na Perezida wa Repubulika tugashyira imbaraga mu iterambere ry'igihugu. Umunyamakuru atari ko bwana Minisitiri mugira gutya nimwemeranye ko hari umukono cyangwa imikoranire birimo hagati ya leta n'u Rwanda, kuko hari abavuga ko amasezerano y'Washington yaba ategereje gusa
ko ashyirwa mu bikorwa. Ese koko ayo masezerano ntarandikwa cyangwa se yamaze gushyirwaho umukono? Minisita ati amasezerano y'i Washington yamaze gushyirwaho umukono, igisigaye ni ishyirwa mu bikorwa, kandi nabwo ni inzira ihuza impande ebyiri, abafatanyabikorwa n'abahuza. Ibyo bikorwa bibiri, ibyo muri Doha n'ibyo bya Washington, biruzuzanya kandi byemewe na bose. I Washington hari intambwe ikomeye tumaze gutera. Nimukibagirwe ko ayo masezerano yari afite intego ebyiri, amahoro n'umutekano. Ku bijyanye n'amahoro twabiganiriye mu buryo buhagije, kandi ubu biterwa n'akazi kari gukorwa ku butaka. Harimo ibyo twise CONOPS, Concept of Operations, ni ukuvuga amabwiriza y'imikorere yo gushyira mu bikorwa ibyo twemeranyijweho. Hari kandi n'ibyakozwe bijyanye na mekanizme cyangwa abagenzuzi mu guhuza ibikorwa by'umutekano bagizwe n'ingabo zacu, iz'u Rwanda n'iz'Abanyamerika n'abandi bafasha mu biganiro. Ubu tugeze mu yindi faze cyangwa mu kindi cyiciro, aho tuzareba ku bundi buryo. Hazabaho kugabanya no gukuraho ibikoresho n'ingabo, mu rurimi rwa diplomasi ngo gukuraho uburyo bwo kwirinda cyangwa ubwirinzi, ndetse n'uko ikibazo kijyanye n'iby'ikirere n'indege gishobora gukemurwa mu bundi buryo bushya. Nimurebe ko turi gutera intambwe. Abavuga ko ibintu byadindiye bashobora kuba bafite impamvu zabo, kuko koko bifata igihe. Ariko nababwiye mbere ko iyi crise igoye kandi ikenera umwanya. Ntimuzi ko mu kwezi kwa Kamena twari hafi kuyirangiza. Nimukibagirwe ibya Rwanda, twari duhari twese tugiye kurangiza. Hari umuntu twarabimenye ko hari umuntu utarigeze uza, kandi turabizi neza abo bagize uruhare mu byakurikiye Rwanda. Nabivuze mu ntangiriro y'ikiganiro, abantu bapfuye mu minsi 3 cyangwa 4 ubwo Goma yafatwaga. Ibyo ni ibintu bitavugwa kenshi, ariko bigomba kujya biba kandi bakajya bibukwa, kuko nubwo tuganira ubu, abakoze ibyaha bagomba kumenya ko ubutabera buzabageraho. Ibyaha nk'ibi nta mwanya bigira wo kwirengagizwa. Iby'akaga nk'ibi ntibikwiye kuzongera na rimwe mu mateka. Ku bindi turimo turatera imbere. Mu minsi ishize ntabwo twari twaragashyize umukono ku masezerano y'akarere yo guteza imbere ubukungu, twarayasinye, ariko dushyiramo ingingo twasabye twenyine, kuko dutekereza ko nta terambere ryagerwaho mu gihe hakiri abantu bicwa abandi bakanyagwa. Tugomba kubanza kunyura mu ntambwe yo kugarura umutekano n'ituze, hanyuma tukajya ku rwego rukurikiraho rwo guteza imbere ubukungu. Umunyamakuru akomeza abaza Patrick Meyati, bwana Minisitiri, hari igice kinini cy'abagiye Kongo kivuga ko iyi ntambara izarangira gusa mu buryo bwa gisirikare, kandi ko ibindi byose birimo kuganirwa na guverinoma bitazatanga umusaruro. Ese mubwira iki abanyekongo bemera ko u Rwanda rushobora gusobanukirwa gusa imbaraga z'igisirikare cyangwa z'urusasu? Minisitiri ati, sinavuga ko abo banyarwanda nk'uko mubivuze bafite amakosa, kuko turebye amateka y'imyaka 30 ishize, uburyo ibyago byagiye byisubiramo, birumvikana ko hari abafata umwanzuro nk'uwo. Kandi ibyo bitekerezo by'abanyekongo turabyumva kandi turabyemera, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntikora yonyine mu bwigunge. Hari flow 5 dukoreraho icyarimwe. Hari flow ya gisirikare, flow ya diplomasi, flow y'ubukungu, flow y'ubutabera, flow y'itangazamakuru. Mwabivuze, turi mu muryango w'ibihugu byinshi byo mu karere. Afrika yose irabyumva, SADC irabibona, n'abandi bafatanyabikorwa. Nimukibagirwe ko isi yose yunze ubumwe ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikemeza umwanzuro w'2773. Kandi ibihugu byinshi by'abaturanyi na Amerika byafashe umwanzuro wo gushyiraho ibihano ku Rwanda. Kandi muri uwo mwanzuro w'2733, inzira y'amahoro isobanura neza ko amahoro asonerwa mu buhuza, intambara
gukomeza, si ukuyishimangira. Isi irabibona neza, niyo mpamvu nabwiye abanyekongo ko numva neza uko babitekereza, ariko kuri twe nk'ubuyobozi birasobanutse ko muri iki gihe turi gukora cyane ku mugambi wa diplomasi dukurikije ibivugwa n'imyanzuro. Ariko ntimukibeshye, tuzi neza abo duhanganye nabo. Nubwo turi ku murongo wa diplomasi, hari abamaze imyaka 30 batubahiriza na kimwe, bafite imikorere igamije gukomeza ubwicanyi n'ibindi bikorwa by'iterabwoba. Kandi ingabo zacu mu nshingano zazo zirakora ibyo zigomba gukora kugira ngo ibyo bitabakura kwizima. Ziteguye bihagije kandi zamaze kuzamuka ku rwego rushimishije, ibyo birahumuriza. Niyo mpamvu guverinoma yashyize 30% by'ingengo y'imari mu ngabo z'igihugu. Ni ukuvuga ko hafi 1/3 cy'amafaranga igihugu cyose cyinjiza kijya mu kwiyubaka kw'ingabo n'umutekano. Mugomba kumva Kongo mu burebure bwayo bwose ifite kilometero kare 2,345,410. Ifite abaturanyi 9, ikagira kilometero kare 10,577 z'imipaka igomba gucungirwa umutekano. Niyo mpamvu ingabo z'inzego z'umutekano ari byo by'ingenzi kurusha ibindi byose. Kandi ndashimangira ko kuba turi ku murongo wa diplomasi nibisobanura ko ku murongo wa gisirikare dusinziriye, cyangwa ko ku murongo w'ubutabera, ubukungu cyangwa itangazamakuru, oya, ntaho dusinziriye. Ibyo nibyo nyirizina bituma turi hano i Geneve. Muravuga ko muri Geneve hari ibijyanye n'ubukungu, ubutabera n'itangazamakuru, mufite izihe ntego mu by'ukuri? Minisitiri ati nibyo, muri Geneve twari hano ku bijyanye n'umurongo w'ubukungu, twakoresheje n'igihe ku murongo w'ubutabera, twabiganiriyeho n'itsinda rishinzwe iperereza ku byaha. Hari n'umurongo w'itangazamakuru kuko ntitugomba kwibeshya ku byerekeye strategy yabariya, kandi ibinyoma bihoraho, guhora bateza urujijo, guhora babeshya mu buryo butavugwaho rumwe. Muri Doha mwabonye ko tugisinyana amasezerano, bahise batangira gukwirakwiza video bari barateguye mbere ngo berekane ko ibyabaye imbere ya Doha n'ibyabaye nyuma ari kimwe, bigamije gusa guhora bashyira abantu babo mu rujijo. Ariko mwabonye nuko impande zose zifatanyije muri ibyo biganiro zabibonye. Twe twarenze intambwe ikomeye. Ibibazo by'ingenzi byaramenyekanye neza, 2 byamaze gukemuka. Hasigaye uburyo bwo gushyira mu bikorwa ibisigaye. Hari ibibazo 6 bisigaye tugomba gukemura kugira ngo tugere ku ntego. Umunyamakuru ati iyo ntego nyamukuru ni iyihe? Patrick Muyaya ati intego nyamukuru ni 2. Hari ya mbere kugarura burundu ubusugire bwose bw'igihugu, nta santimetero n'imwe y'akarere kacu igomba kuguma mu maboko y'umwanzi. Iya kabiri ni ukurangiza burundu imiyoborere ishingiye ku bwicanyi, kubera ko ibyo byose bizwi kandi bihuriweho n'impande zose. Birumvikana ko hari ibyo dushobora kwihutira gukora cyangwa kugabanyiriza hagati y'impande ziganira, ariko ibyo byose bikorwa mu murongo w'amasezerano, si mu gihe cy'ubwicanyi cyangwa imbaraga z'igitutu. Nta na rimwe tuzajya mu bwumvikane bubangamira ubusugire bw'igihugu. Mwarabonye ko hari igihe bamwe mu banyapolitiki bo mu gihugu, cyane cyane abo mu miryango cyangwa mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, bagiye bagaragaza gushidikanya ku miterere y'umushinga wa Washington, bavuga ko Kongo yaba yaragambaniwe ku buryo runaka, kuko ngo icyo gikorwa cyabereye Washington cyahawe umurongo n'abo muri Amerika, kandi ko Washington yigaruriye uwo murongo mu buryo bwa politiki n'itumanaho. Ariko kuri nuko Washington idashye igitutu ku baterabwoba nyirizina ngo bave mu butaka bwacu. None se ubwo nibyo? Oya. Ikintu cya mbere nshaka kwibutsa buri wese ni iki: nta mpamvu n'imwe
y'urwikekwe cyangwa kwishyira mu byiciro bitandukanye mu rugamba turiho. Urugamba ni uruhe? Ni ugukomeza kurengera ubusugire bw'igihugu no kurangiza ubwicanyi bukorerwa abanyekongo. Mbwira rero, ninde mu bayobozi b'akavuyo ushobora kubivuga ku mugaragaro? Ninde wabivuga atarimo guharabika igihugu ngo yishimire ko abanyekongo batabasha kugira umutekano ngo banagende uko babyifuza? Ubuse mumbwire, mbabaze, ninde wabivuga ku mugaragaro? Ibyerekeye amasezerano ya Washington barayavuga, ariko se bose barayasomye? Iki ni ikibazo gikomeye. Ese koko barabisomye? Kuko iyo urebye ibijyanye n'icyo bita amakuru y'ingingo yishyirwaho rya gahunda y'ubufatanye mu bukungu bw'akarere, kugira ngo umenye cyangwa ubashe kumva neza ibyishe inyuma, wareba cyane cyane n'imyitwarire y'abayobozi bo mu bindi bihugu. Mfite amahirwe yo kuba narasomye ibikubiye muri uwo mushinga n'inyandiko isobanura amahame yo kuwa 30. Mu by'ukuri icyo dushaka kuzana mu karere k'ibiyaga bigari mu rwego rw'ubukungu nibijyanye no kuba ibintu byose byaca mu mucyo, no gucogoza burundu ubucuruzi bw'amanyanga. None mumbwire, ubucuruzi bw'amanyanga bubyarira inyungu nde? Kubura umucyo bibyarira inyungu nde? None ngo Washington yaba yaratugambaniye cyangwa yarabishyize mu bundi buryo? Oya, reka tubireke. Kuvuga ngo hari abantu babona ko Amerika ishobora gushyiraho igitutu gikomeye ku Rwanda, ariko ntimukibagirwe ko Amerika nayo ifite ingamba zayo. Muramutse namwe mubirebye neza, turi muri politike ijya kumera nka ya yindi yabo, kandi ntimukibagirwe ko umuntu wa kabiri ukomeye mu butegetsi bw'abaturwanyije ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika. Ibyo bihano ntibirakomorerwa, ntabwo barabikurwaho. Ibivuze iki? Ko nubwo tuvuga ko dushaka amahoro, koko inzira y'amahoro igira icyo isaba kuri buri ruhande. Amerika nk'umuhuza ireba imvugo n'imyitwarire y'impande zombi. Amerika ireba uko buri ruhande rufata inshingano zarwo, kandi ireba ukuntu rwitwara mu rugendo rugamije amahoro. Uru narwo rwamaze gutangazwa n'abayobozi ba Amerika. Mu by'ukuri ntitwigeze na rimwe tubona Washington yinjira muri ikibazo ku rwego nkuru, nta na rimwe. Ushobora kuvuga icyo ushaka, ariko urwego rw'uruhare Amerika iri gushyiramo rurivugira. Perezida Trump ubwe yakiriye abari ba perezida b'ibihugu bibiri birebwa n'ikibazo, ahubwo yakiriye ba minisitiri b'abanyamahanga. Ibyo ni ibintu bya mbere bibaye mu mateka, kandi mu minsi iri imbere birashoboka ko azakira perezida wacu ndetse na perezida Kagame mu ruhame. Biragaragara ko hari ubushake bwo kwihutisha inzira y'amahoro, ariko kubera uburemere n'uburebure bw'ikibazo kiri mu karere bigomba gufata igihe. No ku ruhande rwacu nuko, kuko hari ibintu byinshi tugomba gukora, cyane cyane mu by'ubutabazi no guhuza ibikorwa ndetse n'ibijyanye no gutabara nyine abaturage. Ariko tugomba kugira icyizere mu nzira zashyizweho. Ubu turi gusoza ikiganiro, ariko ndashaka kubaza ikibazo gishingiye ku kwemera no ku kwiyemeza. Urebye ibyo uzi byose ku rugendo rujyana n'amahoro n'ibyo wasobanuye hano bwana minisitiri, nubwo hari ibyo wenda utadusangije, mu by'ukuri dukurikije ibyo uzi ibijyanye n'izo nzira zizatugeza ku mahoro, ese dushobora no kwibwira itariki runaka? Dufite uburenganzira bwo kuba twavuga itariki dushaka turebye uko ibintu byose bihagaze. Minisitiri ati, icya mbere ntidukwiye gutuma abaturage batekereza ko hari ibintu dukora tubahisha. Mwebwe muri abatangabuhamya ko twagize ukuri n'umucyo, umuco wacu wa buri munsi. Ibintu dukora tubikora ku nyungu z'abaturage, ariko hari ibyo tudashobora gutangaza kare kuko bitaragera mu rwego rwo kubishyira mu ruhame, cyangwa se biba biri mu rwego rw'amabwiriza y'imirwano n'imirimo ya gisirikare. Bityo kubishyira hanze byashyira mu kaga ibikorwa bigomba gukorwa ku ikubitiro.
ariko nta kintu na kimwe duhishe, nta kintu na kimwe dushyira mu muhezo cyangwa duhisha abaturage. Niyo mpamvu tutakora itangazamakuru nk'ahantu ho gukinira, dushyira imbere umucyo w'amakuru kuko ariyo nzira nziza yo kurwanya amakuru mabi n'uburozi bwo mu ruhande ruturwanya. Mbibutse kandi ko iki kibazo kigeze kubazwa mugenzi wanjye nyuma yo gushyira umukono ku masezerano niba byaterwaga natwe twenyine amahoro yaba yarabonetse kera, ariko ntitugomba kwibagirwa ko amahoro tuyashakisha turi kumwe n'abandi, abarwanya amahoro ndetse n'abazwiho ingengabitekerezo n'imikorere yabo. Nabo dufite ibyo tubaziho, imigambi yabo n'uburyo bakoresha birazwi neza. Ni ukuvuga ngo rero suko ibyo tuvuga ari ubusa, ahubwo nuko dushaka guhuza ubukungu n'amahoro icyarimwe. Ubukungu ni kimwe mu byateye iyi ntambara. Ubukungu dushaka kubaka ubukungu budashobora no kuvuga ngo ubukungu dushaka kubaka ntibushobora kubaho mu gihe hakiri imitwe yitwaje intwaro nka M23 n'indi yose. Imitwe nk'iyo igomba gucika burundu, nta kubaka igihugu mu gihe tugifite abarwanira kugisenya. Ni ihame. N'iby'ingamba z'agateganyo zizafatwa mu biganiro biri gukomeza kongerera imbaraga inzego z'umutekano, gukaza serivisi z'iperereza n'ibindi. Ariko biri ku mahoro nemera ko turi mu nzira nziza. Iyo ndebye ubushake Perezida Trump yagaragaje akoresheje umuhuza we Dr. Burros biragaragara neza. Kandi mwabonye ko Emiri wa Qatar ubwe yaje Kinshasa. Ntimukabishidikanye, ikintu cy'ingenzi perezida wacu yiyemeje ndetse yaranagitangaje, ubuzima bwe bwose ni ukugarura amahoro mu gihugu. Ntimukabyibagirwe kandi numva ko abahuza bose bari ku ruhande rumwe. Perezida Lorenzo watangiye uyu murimo na Perezida Tshisekedi uri gukomerezaho, ngo tavuga perezida wacu, ariko nanone na Perezida wa Togo wahawe ububasha bwo kuba yaba umuhuza wa Afurika, bose bashyize hamwe. Iyo ndebye mu rwego rw'ubwitange n'ubufatanye, ndumva ko amahoro azagerwaho mu gihe kiri imbere. Murakoze bwana Minisita Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma, murakoze kuri ikiganiro cyari kirambuye kandi cyuzuye ukuri. Twe twigiyemo byinshi kandi nizeye ko n'abadukurikiye kuri televiziyo bumvise neza impamvu nyamukuru yadutwaye hano i Geneve. Turi mu rugendo rwo gushaka amahoro, amahoro y'abantu, amahoro y'igihugu cyacu. Mugira amahoro ejo n'undi munsi. Uyu munsi turarangije. Murabeho kandi tuzongera guhura ubutaha.